w'i Nazareti mpita mbyanariza i Nazareti muzika ari kwa Yesu hanyuma shehe akaba ari kwa ndumva rero ubutatuzaga ku kintu cya Qur'ani nge nawe tuzagaruka ku kintu cya Qur'ani tuzakwereka uburyo Qur'ani ivuga Yesu kamanze guha umurongo mutoya muri Qur'an Imana yaravuze ati qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismail wa Isaac wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wamwumvise Isa niwe Yesu ati ese mbabaze we ati hari ibinyusi mwatuboneye muri stade ati mubindangire nze kubigura ati ariko muzirinde kujya mugereranya amaji uriya mugabo afite amafaranga byanyabyo afite amafaranga kandi niyo yaba atayafite uriya mugabo agira ubumuntu cyane none ikintu gitangaje kirimo aho ngaho rero nje ikintu cyantangaje ikintu nabonye ku banyarwanda bari bakeneye igitaramo cya The Ben ariko twibuka neza buriya yaherukaga ryarira kuko yaherukaga igitaramo aheruka gukora na Airtel igihe bazaga mu Rwanda bwa mbere icyo ni kumwe na Nuza na Kate Kavuyo na Medi cyane ubwo bazaga mu Rwanda bwa mbere Rwanda nabo Diamond naga ari kuri standard kuvuga ngo turamukeneye nigeze kubimubwira Diamond nabo tumukeneye sivyo sinzi ibigi bini bana nabivuga no mu Giswahili yani sisi wa Nyarwanda tuhitaji Diamond sana kuliko Tiger yani tuna Tiger wetu dufite Tiger wacu nabo dukeneye Diamond sisi buje nabivuga ntago tumukeneye Diamond cyane kuba Diamond Platinumz ataragaragaye mu kimonuza muri kira gitaramo cya The Ben ntago byabujije show kuba Yes, kuri mikoro za Buganza TV rero nkuko musanzwe mubimenyereye tubamenyereje yuko dukunda kubagezaho amakuru agezweho amakuru y'isesengura amakuru ndetse ya showbiz. Nkuko rero uyu munsi muri kubibona kuri kamera za Buganza TV murimo murabona umusore wambaye neza cyane hari nuri ibumoso bwe cyangwa se iburyo bwe nawe wambaye neza cyane akaba ari aba showbiz kambyite aba showbiz ni abantu rero bazi amakuru kuri showbiz. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ndetse tukaba tugiye gusesengura byinshi mutamenye mu gitaramo cya The Ben cyangwa se Tiger. Uyu munsi rero tugiye kubaha ijambo bagire icyo bavugaho ndetse buri wese afite byinshi yaba yarabonye afite byinshi yaba yaramenye ku gitaramo cya The Ben. Reka rero tubasangize iyi nkuru kugira ngo tubashe kuba twakomeza kubaha byinshi bitandukanye. Tubabwira rero ngo ubaye uri uwa mbere ku murongo wa Buganza TV twabwira ngo mukore subscribe mukore share kugira ngo tujye tubaha byinshi bigiye bitandukanye. Nge rero ndi piwanyu imbere yacu turi kumwe na ni wa mungu wanyu Nizi Fisto Chankse Lovely the creator the top shot the number one. Alright, kama kawa huu ni Bob Juno nkuko bisanzwe nje murabizi neza ndacyari Bob Juno kuri mikoro za Buganza TV. Murakoze cyane. Twinjira rero mu kiganiro cyacu ngira ngo tugiye guhera ese Nizi Fisto ni ibiki waba waramenye twinjire neza mu rubanza cyangwa se twinjire neza mu kirego duhereye kuri page ya mbere. Yes, nta kindi rero turi buze kugenda dukurikirana turaza guhera imuzingo ku gitaramo cy'umuhanzi ibita The Ben cyangwa se Tiger cyangwa se Benjamin umwituko ushaka no muhungu cyangwa se nyirurukundo n'umutipe ugira emotion bro ugira emotion za kimuntu kabisa uriya mujeni niwe muntu njya ndeba niba umuntu agize abantu nk'abariya mani sibyo niba umuntu agize abantu nk'abariya akabasha kuba yagira emotion bikagaragara
tujye tumwemera nk'umuntu afite amarangamutima ya kimuntu. Rero tudatinze ku marangamutima ye, turaza kugenda twigera byinshi bigiye byimbitse ducishamo amaso. Mwabonye ababyinnyi, mwabonye uburyo Bushari yinjiye, mureba uburyo wa boy cyangwa se ya mpano uburyo yinjiye stage arahatwika aribwo bwa mbere hageze. Mureba uburyo Tom Cruise, Muyumba Thomas, Dr. uburyo yahatwitse, kandi uzi neza yuko ataraherutse kuri stage. Mureba uburyo Bruce Melody yabaye umufana, nako turakagarukaho. Yari umufana, yari yihishe muri stade ari kugaragara muri VIP. Turaza gucishamo amaso byinshi bigiye bitandukanye, ariko hano ndi kumwe n'umudibeta araza kugenda nyomoza byinshi bigiye bitandukanye, aratubwira byinshi bigiye bitandukanye ashobora kuba yarabonye muri kiriya gitaramo. Ngewe nk'uko mubizi nshobora kuba hari byinshi ntabonye, ariko we twese dufite amaso abiri atandukanye, dufite n'ubwonko bubiri butandukanye, araza kugenda tubwira byinshi byimbitse. Urakoze cyane Fasto cyangwa se Fisto. Muguri, hari ibintu byinshi abanyarwanda bajya bakunda kugenda bibaza, ariko barasa naho bamaze kubisubizwa. Sinzi niba warabibonye, haciwe intambara nyinshi za The Ben ndetse na Bruce Melody. Reka kano kana ariko tubanze kwanza guheraho. Ya mpano n'umwana ariko yakoze neza pe, sibyo? Reka turebe ba Bulldog batagaragaye muri show, sibyo? Tough Gang Bulldog nabo yigaragayemo, ngira ngo ibyo murabizi, sibyo? Ibyo nabyo turaza kuza kubigarukaho, turebe n'impamvu yatumye Bulldog atahagaragara. Ariko noneho tugarutse kuri The Ben ndetse na Bruce Melody, murabizi neza ko twakoze kuri F1 Rwa TV cyangwa se kuri Buganza TV, twabigarutseho impamvu Bruce Melody atigeze agaragara mu bukwe bwa The Ben. Ibyo murabizi ko twabikoze. Ariko noneho kano kamwanya ukomoje ko kantu ko kuvuga ngo Melody yabaye umufana, nagari banga. Melody yabaye umufana. Uriya mugabo rero mujye mubona ngo ni The Ben. The Ben koko nyizina rye ni Taiga. Ni Taiga, nagari banga, ni Taiga koko yarabigaragaje. Bruce Melody nta muntu n'umwe wari uzi neza ko ashobora kuba yagaragara mu gitaramo cya The Ben. Sinzi wowe uko bibona. Yes, birashoboka cyane yuko nta muntu n'umwe wari gukeka yuko Bruce Melody yagaragara hari ahantu, ariko babibajije. Ndabyibuka neza yuko kuko nari mpibereye ngewe ubwanjye, nari mpagaze aho Babu Rwanda yegereye Bruce Melody, cyangwa nako yegereye Taiga B. Aramubaza uti se urabizi neza yuko Bruce Melody yaje mu gitaramo cyawe? Ambwira ati ntabyo nzi. Ubona yuko emotion zimufashe kuba abonye yumvise ko Bruce Melody performance ya The Ben yabashije kuba yayibona uburyo yahatwitse. Nta kindi yahise asubiza, rero yarasubije ati ni byiza kuba umuhanzi nkuriya yahageze, ati iki ni ikigaragaza yuko tugiye gutangira umuziki nyarwanda ku bufatanye. Ese wari ubizi yuko bafitanye indirimbo? Indirimbo ye barayivuze, ariko ntabwo indirimbo ye ndabasha kuyumva, nta nubwo ndanayibona. Njyewe nari negereje kureba ko ari bumuzamure kuri stage. Ndabishakisha, ndategereza, ndaheba. Ariko ni nako abanyarwanda bose bari biteze ko Bruce Melody na Taiga bari buze kuzagurira kuri stage. Yes. Bro, dukomeze gatoya. Ese nkwibwirire, hari byinshi abaturarwanda batazi. Dukomeje muri iyo story, cyangwa se dukomeje kugenda tureba byinshi bigiye bitandukanye muri icyo gitaramo, hari abantu benshi batazi yuko Bushari na Bruce Melody bafitanye ikibazo. Biravugwa, ariko icyo kibazo ntabwo cyari cyabasha kugera ngo kibe cyagaragara. Ariko ese wowe urabizi ko Bushari na Bruce Melody bafitanye ikibazo? Icyo kibazo ntabwo nanjye ndakimenya, ahubwo tubwire wowe wabashije. Ariko urakizi? Ndabyumva ko babivuga, ndabyumva. Yes. Rero ubwo ku munsi hari ku itariki 31 ubwo Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yatumiraga mu gitaramo cy'umuhuro gisoza umwaka, hajemo abahanzi benshi, hazamo abanyamakuru benshi, ariko haje icyo twebwe twarebye post y'umuhanzi bita Bushari. Bushari rero yaje kugaragaza post yiwe, yavugaga iti aho tubikomora kuri isibo mu kiganiro cya The Choice Live, aho Babu Rwanda avuga uti njyewe ubwanjye nisomeye WhatsApp
WhatsApp posts za Bushari zivuga ziti ati nk'uko mubireba twatwitse, ubwo ari kuvuga ku bijyanye n'igitaramo cyabaye cyarimo n'umukuru w'igihugu. Yes, ubwo yes, reka duhere kuri iyo poste y'umukuru w'igihugu. Yarabanje uti bantu mwe, ndagira ngo mbamenyeshe yuko njyewe ntajya nkinishwa. Ubu ari Bushari? Yego. Ati bro, wamenyereye umuntu utamenyerwa, ati giye nkurenzeho, kandi wibuke neza yuko njyewe ntavuka mu Kajyasi, njyewe nduwi Inyamirambo. Ubwo ndakubwira nta wundi ni Akajyasi ni mu Kajagari, ari naho Bruce Melody avuka. Arongera arandika ngo jya umenya neza yuko njyewe nitwa Bushari cyangwa se Bushido, vana ikinyusi mu nzira. Byahise byumvikana neza ko ari kubwira Bruce Melody. Yes. Hanyuma rero arongera yegera hirya gake, kwanza reka nkomeze mbirebe hano, mbirebe kuri post za Babu Rwanda, aho yongeye akagira ati aho ubwo hari mu gitaramo cya The Ben, sibyo, nimugoroba nyine igitaramo kirangiye, Bushari yahise postinga ati ese mbabaze we, ati hari ibinyusi mwatuboneye muri stade, ati mubindangire nze kubigura, ati ariko muzirinde kujya mugereranya MG nahatwitse, kandi The Ben nawe yabikoze nk'uko byari bikwiye. Ntimuzongere rero kuzana ibinyusi kuri stage. Byahise byumvikana neza ko uyabwiraga ari Bruce Melody. Ese wowe ko kantu urakavuga ibyo ni ukuvuga ngo buriya wenda nituzasesengura neza turaza kuzamenya ikintu Bruce Melody ndetse na Bushari bashobora kuba wenda batumvikanaho. Ariko icyo nakubwira cyo nuko mu Rwanda none areba neza, mu Rwanda nta muntu numwe mu Rwanda Bruce Melody yavuga yaba yarigeze azamura. Ntawe. Nusesengura neza Bruce Melody tumuzi wenda ntagaturuta cyane, ariko tumuzi yatangira umuziki kera cyane, agifite n'ijwi iry'abana, ariko nurebe igihe yatangira umuziki muri za 2006 uzamuka 2008 uzamuka 2009 2010 asa naho atangiye kugenda. Bruce Melody yatangiye kumenyekana 2013 nibwo yamenyekanye. Ubwo nje nari mpereye background yi watangira umuziki, atangira umuziki na Tom Close ndetse na The Ben icyo gihe bari bahari, ariko Bruce Melody icyo gihe yari afite indirimbo ntabwo yari afite indirimbo ze, ahubwo yari bamuhamagaraga mu makorasi. Yes, Bruce Melody mbibutse neza yuko 2011 ubwo Primus Guma Guma yatangiraga, Bruce Melody yaririmbaga muri chorus, muri background inyuma, niwe wa breakingaga abandi bahanzi. Rero ntabwo turi buze kwirinjira mu buzima bwite bwa Bruce Melody, ariko twebwe icyo twibandaho turaza kureba uyu muraperi Bushido, ikibazo afitanye na Bruce Melody, cyane cyane yuko Bushari nta muntu ajya amenyera, cyane yuko yanga n'umuntu umumenyera. Rero Bruce Melody ashobora kuba nadasaba imbabazi, ashobora kuba ari kwicukurira imva mu gihe atazi. Urabibona ute wenda iyo beef iramutse ihari, cyangwa se wenda akaba ari bya bindi by'agatwiko ka Bushari? Nabyo birashoboka. Ntago buriya Bushari ajya apfa kuvuga ibintu yishakiye, avuga ibintu ahagazeho neza, avuga ibintu mbega nyine nuko Babu yaramubajije ati se, yaramuhamagara amubaza ati se ni ikihe kibazo ufitanye n'uyu muhanzi Bruce Melody? Anjye aramubwira ati nta kibazo mfitanye n'uriya murara. Amwetse ni yihe mpamvu wavuze ngo nta news twabonye kuri stage? Nta news twabonye muri arena. Aransi twari tuzi ko abari buzizane turi buhurire muri arena. Jewe rero njyewe ntabwo nabasha gusesengura wenda ayo magambo ya Bushari cyangwa se Bushido, ariko ntabwo byoroshye burya
kubona melody atararirimbye kuri uriya munsi, noneho bikaza no gutuma wenda atajya no gushaka n'amafaranga ahandi, wenda ategure n'igitaramo mu Bugande cyangwa gitegure mu Burundi cyangwa gitegure no muri Tanzania cyangwa n'ahandi, sibyo. Ariko noneho icyaje kugaragara nanone mu bintu bidasanzwe nk'uko bamwe bagiye babigarukaho, wenda tugarutse ku gitaramo cya The Ben B, sibyo, Tiger B, si umuzi? Yes. The Ben rero gashya kaje kuboneka, habonetsemo umuntu watanze amafaranga gujya kuri stage 4M. uriya mugabo arabyemera ko afite amafaranga? Uriya mugabo afite amafaranga, uriya mugabo afite amafaranga bya nyabyo. afite amafaranga kandi niyo yaba atayafite uriya mugabo agira ubumuntu cyane. None ikintu gitangaje kirimo aho ngaho rero, njye ikintu cyantangaje, ikintu nabonye ku banyarwanda bari bakeneye igitaramo cya The Ben. ariko twibuka neza buriya yaherukaga ryarira, kuko yaherukaga igitaramo aheruka gukora na Airtel igihe bazaga mu Rwanda bwa mbere. Icyo ni kumwe na Nuza na Kate Kavuyo na Meddy cyane, ubwo bazaga mu Rwanda bwa mbere, igihe ubwo babaga bari kuva muri Amerika baza mu Rwanda. Ariko nanone biriya reka dufate ko biriya byari akazi, kira ntago cyabaga ari igitaramo cyiteguriye. Ariko The Ben yakoze amateka, The Ben yakoze amateka muri kino gihugu. Urabizi ko ejo bundi ku itariki 10 Bruce Melody nawe afite igitaramo? Sinzi, wenda natwike turebe ko nibura nawe azagira nk'aho tutaramenya ahantu azagikorera, ntagaragaraza aho azagikorera, ariko yabigize ubwiru. Ariko amakuru dufite nuko afite yari yarateguye igitaramo, ndakeka ubushize kuri Buganza TV twe twabivuzeho. Umwe yari afite igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, undi afite igitaramo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Rero urumva birumvikana habanje The Ben, hagiye gukurikiraho Bruce Melody. Ese Bruce Melody azakomveka abantu nkuko Tiger yabikoze? Ntago byakunda. Ushingiye gute? Inshingiye ko abanyarwanda ntago bagikunda Bruce Melody, kuko Bruce Melody reka tubifate nka kwa kundi Rock ajya avuga. Rock niwe muntu ukunda kuvuga ngo hari ukuntu ngenda ngo intebe nkayisigira ipusi cyangwa se nkayisigira imbeba, sibyo? Ubwo Rock uzi ikintu bashatse kugaragaza, Rock bashatse kugaragaza ko ari injangwe, iyo yagiye imbeba zisigara zicaye ku meza. Noneho Melody nawe ba The Ben baragiye, ba Meddy baragenda, ba Kate Kavuyo baragenda, ba Kitoko Mibarwa baragenda, sibyo? Bamusigira umuziki. Bamaze kumusigira umuziki ntago ari ibanga pe, yarakoze nawe ntabwo twamunenga. Cyatse kuvuga ko Bruce Melody ari we mbeba basize ku meza. None ni imbeba bamusize ku meza, ni imbeba. Noneho rero injangwe zaje, injangwe rero Tiger yaje. Urumva rero nabo niba injangwe yaje nawe urabizi imbeba zirigerayo. Wumvishe Jingo ashyira hagiye kujyaho? Ende? Wumvishe Jingo ya The Ben agiye kujya kuri stage? Yinyubutse. Yari afite Jingo y'ingwe ivuga ngo man yarakomerera bati none tukira aho ngaho mu isesengura makuru. Hari utuntu mwavuze, hari umugabo wagize atya atanga amafaranga y'akayabo amadolari ayamena mu gitaramo cya The Ben, aho The Ben byamutangaje nkuko nubundi yayamumeneye mu gihe cy'ubukwe bwe, ariko yarongeye ayamena mu gitaramo. Ariko icyavuzwe cyagaragaje nuko uriya mutipe watanze ari amafaranga yavuze ati ikintu cyambabaje nuko naje kugaragara umuntu bita Yampano avuye stage. wa boy rero ngariko hari akantu kamwe asigaje kumubonaho. Arimo aracekinga discipline yiwe ngo namara kubona Yampano ameze neza, uyu musore yavuze ko azamurambikaho ikiganza nta muntu uzigera akimukuraho. Bivuze ngo Yampano aje kandi njyango mwarabibonye kuri stage yiwe, abanyarwanda bari biteze Yampano kurusha ahubwo Tiger. Sinzi na mwarabibonye. Ese urabizi ko asigaye afite akantu bita Waboy? Bamwita Waboy. Yes, ako warabonye. Yes, aho rizagwira ubundi amazina. Yampano nureba none se Yampano ari n'indirimbo eshanu afite. Indirimbo zarazifite. Arazifite pe. Afite indirimbo zijya muri 20. Arazifite pe. Iyo tubari indirimbo ariko zazakera zitigeze zimenyekana. Afite ndakubarira. Afite How Are You? Afite iyi bita ngo
afite ubwo Si ibyanjye. si ibyanjye ndi kukubwira Buriya rero- afite uwo rizagwira man nakubwira indirimbo Buriya rero- ni nyinshi ntabwo tureba buriya mwebwe hari ikintu mutazi, hari ikintu mutazi. Njye nari mpibereye, nari iwacu iburengerazuba. Indirimbo ya Yampano, ibintu yakoze Gisenyi ku mazi hariya, n'Imana ibizi, tuzabigarukaho. rero njyewe na P Indirimbo afitanye na papa cyane. yes Ngo. P ngo iri mu kazi. ndaza kubabwira gatoya tukiri ku gitaramo cya The Ben. Njyewe nubwo muri kuvuga ngo igitaramo cya The Ben cyari kirimo amafaranga nk'uko nanjye nari ndimo ndabivuga, ariko ntabwo turi buze kubyemeranyaho. Ntekereje neza nsanga hari harimo n'udukeregeshwa abantu se batabashije kwigondera Diamond Platnumz. Oya njya ngo bisanzwe bimenyerewe, ntago uko wateguye ikintu ariko kigenda neza, uko ubyifuza 100%. Deja nk'uko yakoranye indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye bo hanze, ntago bose ariko bari kuza kumutera inkunga, deja ko nabo baba bafite izindi gahunda bafite hirya no hino. Rero urumva ababashije kuza barakoze kandi ibintu byagenze neza. Ikintu nanashimira Tiger nuko yafashe abana bakizamuka akaba ari bashyira stage. Ariko icyo tutarakigarukaho, njyewe twari tukiri kuri icyo cya Diamond, mfite amakuru yuko impamvu Diamond atagaragaye hari ahantu ngo yabaciye amafaranga angana nk'ayo bakodesheje arena cyangwa nagatwika. Ntabwo habajemo akazi, ntabwo habajemo friendship. Iyo za kuba ari friendship, hari igihe yanamanuka akavuga ati reka njye gufasha mugenzi wanjye dusanzwe mutwikire mufashe Rwanda ibintu bikagenda niba ubyibuka neza. Ariko nanone nawe urabizi muri business iyo umuntu aguciye menshi kandi hari abandi bashobora gukora ibyo yagakoze, deje nkeka ko urebye umuziki nyarwanda ntabwo Diamond ntabwo ari kuri standard kuvuga ngo turamukeneye cyane. Nigeze kubimubwira Diamond ntabwo tumukeneye, sibyo? Sinzi ibigi bini bana nabivuga no mu Giswahili, yani sisi wa Nyarwanda tuhitaji Diamond sana kuliko Tiger. Yani tuna Tiger wetu, dufite Tiger wacu ntabwo dukeneye Diamond. Sinzi uburyo nabivuga, ntabwo tumukeneye Diamond cyane kuba Diamond Platnumz ataragaragaye mu kimonuza muri kiriya gitaramo cya The Ben, ntabwo byabujije show kuba, kuko The Ben yari garagaje. Dore ko dufite abana dufite staff yangi yari hari, Bushido yari hari. Njyewe ntabwo turi buze kubyemerera, sibyo? Njyewe ntabwo turi buze kubyemeranwa kubera yuko ubushize Pinda twarabiganiriye, sinzi niba ubyibuka. Twarabiganiriye ndangije ndakubwira uti sibyo, sinzi niba ubyibuka, nongere mbisubiremo. Urabyibuka nkubwira ngo Tiger akoresha amafaranga cyane, Bruce Melody agakoresha Friend. Urabyibuka? Nkubwira ukuntu Bruce Melody ashobora kwikanga yagutaye mu mugozi utabizi, ariko The Ben iwa kuzanisha mura, wabyemera ukaza, wabyanga ukabireka, sibyo? Nibyo rero byabaye, ariko nta gitangaje kirimo. Igitaramo ko yifuza ko kigenda cyabaye success. Cyavuzwe mu banyamakuru, cyavuzwe hirya no hino, ndetse n'abantu barinjiye mu bijyanye n'umufuka byarinjiye. Ariko stade yari yuzuye, afata miliyoni zingahe runaka azishore ku muntu uturutse ari ahantu cyane. Ntabwo yari yuzuye, yari yuzuye ahubwo n'abantu babuze aho bajya. Rero hari ikintu cyanejeje nk'uko mwakomeje mubivuga, mwaje kubigarukaho ukuntu yagiye areba impano. Bro yaragiye agukorera umuti, mbere na mbere arabanza agira ubwiru abantu bazaririmba kuri stage. Biriya rero bihisomo abahanzi bategura ibitaramo bagahita bashyira kuri afishe ngo hazaba hari uyu muhanzi, nguyu no, tuba basirimu. Ninde muntu wari uzi ko Tuff Gang yakongera kandi kugaruka n'abanyabigwi? Tuff Gang ntabwo uzi ko yaririmbye se? Yaragiye azanamo abapeti, urumva? Green P yarahari, Riderman yarahari, urumva? Pifu yarahari, Kapilo P, urumva? The Great bari bahari. Umuntu utarabonetsemo ni Bulldog. Bulldog rero nta yindi mpamvu. Man, wiseka bro, urumva? Bulldog murabizi yuko Tuff Gang ubundi yazanywe na Green P na Jay Paul cyane, nibo bayitangije, yego, sibyo? Ariko birangira Green P ashwanye nande na Jay Paul cyane, urumva?
birangira Bulldog na Jay Polly ari nk'aho ari bo basigaranye, sibyo? kuko bo bari bameze nk'aho ari abantu bakuru, bameze nk'abantu baca mu tuntu tw'udusutwa batadukunda, urumva. Green P rero urabizi yari yaragiye mu Dubai, sinzi niba ubyibuka, igihe yari yaragiye mu bintu by'ubucuruzi, ari nabwo bamuzanye bamuziza ibiyobyabwenge bakamuzana mu Rwanda kuko babonaga yenda gupfira hirya hariya. ndabivuga urumva. Aho rero ntago baje gucana uwaka n'umuraperi bita Bulldog. Bakomeje kubana mu buryarya, ariko bigaragara yuko hari n'indi ndirimbo bigeze gukora, Tuff Gang yigeze gukora ya DJ Zuzu, sinzi niba uyibuka, nuko ntibuka izina ryayo ariko irahari, nayo Bulldog ntiyagaragayemo. Green P yajemo, Bulldog ntiyagaragaramo, urumva. Ni ukuvuga ngo muri rusange ubundi, sibyo? Ndaza kukwereka n'ifoto, sinzi n'ifoto irimo ahangaha isobanuye ibintu byinshi cyane, aho bari abantu ko ari bane bose bandika inyuguti ya ta bari kwifotoza. Hari ifoto mfite ya Tuff Gang aho bandika inyuguti ya ta, ariko Bulldog we ntabwo yandika, ntabwo yari yavuye mu Tuff Gang. yes. Impamvu atayandika rero nta yindi, sibyo? Reka ikiganiro cya Tuff Gang tuzakigarukeho utaha nizi, dore ngiyi reka ndebera, sibyo? Ubikorera ubusesenguzi. Ni ukuvuga ngo impamvu atayandika, we yagaragaje yuko adafite, yakoze X, yakoze inyuguti ya gutya igaragaza yuko ishobora kugaragaza yuko nyine uwo muntu wata ntawurimo, sibyo? Rero ni byinshi tuba tugenda tureba, ariko mwebwe muraza kugenda mutubwira. Yes, dusoza njyango dusoza twari turi ku gitaramo cya The Ben, dusoza reka ducumbikishize ahangaha, ahubwo tuvuge tuti ese koko nkuko abakeba babiri bahanganye, ese mu gitaramo cya Bruce Melody cyo ku 10 bizagenda bite? Ibyo ntabwo tubyumvikanaho. The Ben Tiger nta mukeba afite, aramufite inde bahanganye nande? Bruce Melody. Ninde ufite igikombe cy'umuhanzi w'imyaka yose ibihe byose? Ninde bagihaye? Turaza ibyo ngibyo turaza. Ni Bruce Melody gifite, ni Melody, ni Bruce Melody gifite. icyo bahaye The Ben none igiki? Icyo bahaye The Ben ni uko bari nomine muri uyu mwaka nk'umuhanzi mwiza muri uyu mwaka, sibyo? Ariko nitujya mu muhanzi wabiciye bigacika muri uyu mwaka, bamwita Munyakazi, Bruce Melody aka igitangaza. Impamvu tuba tuvuze ngo nabakeba, ni abantu basa nkaho baba umwe afite abafana n'undi afite abafana, ariko basa nkaho bagongana, ugasanga ngo gute ngo reka ngo sinakitiranwa na kagako ngo gihe ntabwo nshobora kwitwa Gakoko. So bishatse kuvuga iki? Uriya Munyakazi we, Munyakazi, sibyo? Izo beef rero ziba ziri aho hagati, nuko ziba zishatse kuvuga ngo kanaka ntaga byumva kimwe n'uriya, ese uwemeza undi n'uyu. Bigaragara nk'uko ubushize ngena nizi twabivugagaho, nuko umwe atera intambwe imwe undi ajya imbere. Uyateye intambwe ategura ku itariki ya mbere, undi ahita ategura ku 10, abanza yiga ikibuga uko cyari kimeze. Ahubwo turimo turibaza ngo bizaba bimeze bite mu gitaramo cya Bruce Melody. Mu gitaramo rero cya Bruce Melody nta bindi bizaba ari ibicika. Ese kizaba cyangwa ntabwo kizaba? Jewe ndabihamya ko kizaba. Kizabera he? Niho tutaramenya. Kubera tutaramenya aho kizabera. Niho tutaramenya we. Reka tubwire abakurikiranye Buganza TV ko tuzababwira uko iki gitaramo kizaba gihagaze, tunakompaye ikindi cya Tiger ndetse n'icya Bruce Melody. Tuzarebe hagati ese ikimeze gutya, tuzagaruka muri analyse tumenya ngo ibintu byabimeze gutya, udushya twabayeho ni gutya, kugira ngo tubashe kuba twabagezaho tunabamare amatsiko. Nkuko mu gitaramo cya Israel Mbonyi hamenyekanye amatike yagurishijwe, ubutaha tuzaza tubabwire n'amatike yagurishijwe mu gitaramo cya The Ben. Tuzarebe noneho, turebe noneho The Ben amatike yagurishijwe uko kangana,
noneho tunarebe nayo Melody, Bruce Melody nabazagurisha turebe. ariko wabonye Muyumba Thomas gute? uriya mugabo arinze ubwonko bw'abantu, ukurikije post afite mu gihugu, yanageze akajya kuri stage akagaragara kuriya umuntu ukeye mu mwambaro mwiza nk'uriya ari kumwe na Tiger bambaye umukara. Nari nibagiye kukubwira Tuff Gang fro zabo barazibagiwe. reka ibyo tubyihorere. bagiye kwisobanura kuvuga ngo twaherukaga undi nawe wabyibagiwe ni Kate Kavuyo. Nawe nuko nawe byaramujabutse. ya dusoza rero ikiganiro cyacu nk'uko twagitangiye tubabwira ngo wowe tubashimira ko mudukurikirana, tubashimira ko mwabaye indashyikirwa mu mwaka wa 2024 tugira ngo mugerageze tunabashe kubana namwe mu gihe cya 2025, tubabwira ngo mwe mwakoze subscribe muraba agaciro, kuko kuba tujya kuri mikoro za Buganza TV tukavuga, kuba tujya kugira ibintu runaka tukavuga, nuko ari mwe mwabigizemo uruhare. Ibyo rero ni ibintu byiza kandi ibintu tubashimira nkamwe bakunzi ba Buganza TV. Right, mwari kumwe na P wanyu ndetse na wa mungu wanyu Nizi Fiso cyangwa se Lovely the creator, the top shot, the number. Nyita MC Bob Juno nkuko bisanzwe, cyangwa se unyite Shehe w'i Nazareti. Murakoze cyane, nakagaruka kuri Buganza TV. Shehe w'i Nazareti. Kanuka Shehe w'i Nazareti, mpita mjyanariza i Nazareti muzika ariko Yesu, hanyuma Shehe akaba ariko nawe yavuye kwa Yesu. Ndumva rero ubutatuzagaruka ku kintu cya Qur'ani, nge nawe tuzagaruka ku kintu cya Qur'ani, tuzakwereka uburyo Qur'ani ivuga Yesu. Kamanze guha umurongo mutoya. muri Qur'an Imana yaravuze ati qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismail wa Isaac wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa munbisa Isa niwe Yesu wa ma utiya nabiyuna min rabbih la nufariqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Mbigusobanurire qulu amanna billahi vuguti nemeye Allah wama unzila ilayna nibyamanuriwe nje Muhammadi, ubwo ni ntumwa y'Imana Muhammadi yivugaga, Imana yabwiraga. Wama unzila ila Ibrahima nibyamanuwe cyangwa se igitabo cyahawe Abraham, wa Ismaila na Ismaili, wa Isaka na Isaka. Wama utiya nabiyuna min rabbih, tukaba tunumvira intumwa zavuye kwa Allah ku Mana. N'umurongo muremure cyane, ariko hagaruka avuga ati tunubaha Yesu na Musa kandi twege tukaba turi abayisilamu. Iki kintu tuzakigarukaho. Murakoze cyane. Niyo mpamvu ngiye mvuga ngo ndubi Nazareti unje ntandukanye n'abandi bashehe mu Rwanda. Urakoze cyane. Urakoze Shehe, ukaba n'umunyamakuru dukunda cyane. Urakoze nawe Nizi Fisto the creator, wakoze kubana natwe kuri Buganza TV, tubabwira ngo nakagaruka. Ciao ciao, East Vista.